nigeze kukubwira ko ushobora gukorera amafaranga bitagusabye amafaranga. Mbese ngira ngo urabyibuka, hari video nigeze gukora ndi kuvuga ko bidasaba amafaranga kugira ngo ukorere amafaranga. Ngira ngo urabyibuka. So uyu munsi ndifuza kukwereka buryo ki bishoboka nanone, buryo ki ushobora gukorera amadolari arenga 100 ku munsi. Ushobora gutekereza ko bidashoboka. So ndaje mbikwereke, ntujye kure, ndaje nkwereke buryo ki ushobora kuyakorera. Ndaje mbikwereke, we ntujye kure gusa, nyemerera mbanze mbikwereke, noneho uraza kumbwira nyuma naho mukanya. Mu byukuri biratangaje ukuntu urebye umubare munini w'abantu bazi ko amafaranga kugira ngo uyabone bisaba ko mbese uba wayakoreye cyane mbese uba wagize kuyakorera byo ni ngombwa, ahubwo ndashaka kuvuga bisaba ko uba ufite andi, uba ufite igishoro, uba ufite ayo washoye, mbese bitakunda ko ukorera amafaranga kandi nta mafaranga utanze. Birashoboka cyane. Ibyo ngiye kukubwira nabivuze ko by'amadolari 100, nari nkubwiye by'amadolari 100 ushobora kubona buri munsi, ariko ndakangwa n'urugero rusanzwe ntanajya kuri ibyo ngibyo. N'urugero rusanzwe, abantu benshi biga forex trading bakayigira online, bakabyigisha, yego ushaka kuzamufata igihe kirekire, umwaka umwe, imyaka 2 atarabimenya kuruta wa wundi wagiye gufata umwarimu akamwigisha. Ariko nk'uwo nguwo n'ubundi abajya kuri YouTube, ndavuga ubundi bidasabye amafaranga, n'ubundi ajya kuri YouTube, n'ubundi ajya kuri social media. Mu cyimbo cyo gukoresha icyo gihe ari kureba ibintu bitamufitiye akamaro, ashobora kuyikoresha ari kugerageza kuyigisha. So mu mwaka umwe gusa birashoboka ko waba usezeye ku bushomeri, cyangwa se usezeye guhora ufite ubwoba bw'akazi wibaza ngo ejo bizagenda bite. Mu mwaka umwe gusa birashoboka cyane rwose. Uje ukatugana muri House Church College, twakwigisha trading ya forex na crypto, ku buryo ibyo byo guhorana ubwoba bw'ubuzima, uhorana ubwoba bwo kuvuga ngo nta kazi n'ibiki byaba birangiye. Utwandikire kuri iyo nimero kugira ngo utangire gahunda niba ushaka gutangira gutrading. Ariko noneho ntabwo ari cyo ngicyo nashaka kukubwira. Ngiye nashaka kukubwira buryo ki ushobora gukorera amadolari 100 ku munsi kandi rwose bitagusabye amafaranga. Reba nkanjye, ngira ngo uribona kuri iyo foto, urabibona buryo ki ayo niyo mfite, ayo nyafite kuri iyo exchange. Iyo exchange irayatanga rwose, irayatanga, nyafite kuri exchange. Urabona ko amadolari arenga 30, yageze muri 30 mba nemerewe kuyabikuza. Ushaka kureba buryo ki bayabikuza, ntabwo yangandi buyabikuze kubera ko sinyakeneye, ndashaka nzayerekiramo. Ariko reba iyo video uri bubone hano, urayibona hano, iyo video uyirebe. Nakweretse hano nakoze narayabikuje, nkwereka buryo ki ushobora kubikuza rwose amafaranga nta kibazo na gitoya. Iyi video uyikurikire, ndaza no kwishyira muri description. Ikindi noneho ndazakora uze kwinjira muri group ya WhatsApp ndi bukore, kugira ngo ujye ubona amakuru y'uburyo ki nawe wabikora. Uhita winjira muri group ya WhatsApp uribone muri description, winjire kugira ngo ukurikirane umenye buryo ki ibyo bintu wabikora. Ibi group bifunze, ariko niho ntangira amakuru, ndajya mbana na video ibereka buryo ki byose bikorwa. So nashaka kukwereka ko birashoboka. Ndaje mu kanya. So nkuko naribivuze, mwinjire muri iyo group ya WhatsApp kugira ngo mbone uburyo ngufasha. Donc muri iyo group ya WhatsApp, iyo exchange itanga amafaranga yitwa FMC Pay, wayibonye, iguha amadolari 2 iyo winjiye. Iyo winjiye ugafungura konti ukaba KYC, ukabona KYC bahita baguha amadolari 2. Iyo winjije umuntu baguha amadolari 2. Donc wowe winjiye baguha amadolari 2, iyo winjije umuntu bakaguha amadolari 2. Urumva deja amaze kuba amadolari 4. So uze kwinjira muri iyo groupe kugira ngo hari video nzajya mbaha ibereka buryo ki bakora KYC. Noneho hari akantu nshaka gukorera, ndashaka kukwereka buryo ki amafaranga ushobora kuyakorera, buryo ki usanga umuntu ukamubwira ibyo exchange. Nizere ko, ntekereza ko bitakugora kubikora igihe uzi kubikora mu buryo bwiza. Ndashaka ukurikize script, aya magambo ari uzajya ukoresha. Wowe unyemerere, nari mvuze ngo amadolari 100 wayinjiza gute, unyemerere nkwereke buryo ki wayinjiza. Ese byashoboka ko wakwandikira kuri WhatsApp abantu bagera kuri 50 ku munsi? Byashoboka. Uhereye ku bantu muziranye, uhereye ku bantu ufite muri contact zawe, ese byagushobokera ko abo bose bavugisha?
niba bigushobokera ko wavugisha abantu 50 kuko abantu 50 bivuze ngo ukube kabiri ni amadolari 2 ku muntu umwe, ubwo bivuze ngo na amadolari 100 deja ku munsi. Niba ushaka kuvugisha abantu 50 wambaza uti se nabavugisha gute, nabigenza gute, ndaje nkwereke script wakoresha, wowe umbwira ati mu by'ukuri kwinjiza ayo mafaranga bisaba ko ukorana umwete gusa. Pfa kuba umuntu w'umunyamwete, umuntu udatinya, kandi ntawe bisaba ngo uvugishe kuri telefone uhamagare, oya, ukoreshe WhatsApp gusa. Kuri abantu ufite muri contact ubakoresha, ubavugisha. Numara abantu ufite muri contact zawe zose umunsi uzabamara, ujye mu magroup ufite, ushaka kuri mu magroup menshi cyane, ugenda uvugisha buri umwe wese. Ndaje nkwereke buryo kibikorwa mu buryo bwiza, utazabikora mu buryo bubi, kuko iyo bikoze nabi nta muntu ushobora kukwemerera, ariko iyo bikoze mu buryo bwiza nje kukwereka, uzajya ubikora uko nguko, uzabona umusaruro udasanzwe. I'm serious, ni kukubwira ibintu ndi serious. Aya madolari 100 wayakorera ku munsi, ahubwo ikibazo kiraza, ese ufite courage, uri umuntu ukorana umwete ku buryo ibyo bintu wabikora, ufite courage ku buryo wabikora. So reka nkwereke none uburyo wabigenza. Ngiye kwereka script, ngiye kugusomera script nanditse ushobora kwifashisha uri kubikora. Reka nze ngusomere iyo script. Iyo script ngigusomere uzayikoreshe muri buno buryo. So uzavuge uti, donc sinangomba kuvugisha uwo muntu, we andika aya magambo. Jewe nitwa Eric, ushaka kuvuga uti uraho neza, nitwa, ugashyiraho izina ryawe. Reka nkoresha ijyanjye, uraho neza, nitwa Eric, nkaba mvanye nimero yawe muri groupe duhuriyemo. Donc umuntu ugomba kubanza kumusuhuza, kuko nta mpamvu yo kujya kuvugisha umuntu utamusuhuje, atakubona nyene mu muteka mutwe cyangwa se babandi bakora ibintu birimo by'amaskam. So umuntu urabanza ukamusuhuza, muraho neza, noneho ukamwibwira uriwe, ukamubwira amazina yawe, nitwa runaka. Icya kabiri, icya gatatu ushaka kumenya, donc ashaka kumenya niba uri umuntu ufite ikinyabupfura, wamusuhuje. Icya kabiri, ashaka kumenya umuntu bari kuganira nawe uwo ari we, wamubwiye amazina yawe. Icya gatatu, ashaka kumenya ahantu wavanye nimero ya telefone, kuko utayimubwiye ashobora gufatanya nk'umutubuzi cyangwa se nk'umutekamutwe. Wamusuhuze, uraho neza, nitwa runaka, nimero yawe nayivanye muri groupe duhuriyemo, iyi niyi yimubwire. Noneho icya kane, uhita umubwira icyo umushakira. Umubwira uti hari exchange, amagambo akurikiraho, hari exchange itanga amafaranga nta gishoro ushizemo, none nifuza kuyikwereka. Ushobora gukorera arenze amadolari 50 cyangwa se amadolari 100 ku munsi, ubikoze nk'uko nabikwereka. Ubaye byifuza umbwire nyikwereke. Ayo magambo uzayakoreshe uko nguko. Ntuzamuhe link atakwemereye ngo yinyereke. Urabyumva? Ntuzamuhe link atakwemereye ngo yimwereke, kuko bya bintu byo gufata ama-link mukagenda muyohereza, biriya bintu ntabwo ari byiza, ni bibi cyane. Banza umusaba uburenganzira ukoresheje amagambo nakoresheje rwose, ntugire ikintu uvanamo, ntubihindure, ushatse ntubihindure, wowe ugenda uhindura ushyireho izina ryawe, ushyireho groupe wamuvanyemo, ubundi umubwire icyo umushakira. Hari exchange itanga amafaranga, ushobora kubona amafaranga angana atya ku munsi, wanyemerera nkayikwereka. Iyo avuze ati yego yinyereke, noneho uhita umubwira iyo ariyo, uhita umubwira iyo ariyo, ukamuha link cyangwa se ukamuha na video ibisobanura, noneho ukanamubwira ko uzamufasha mu buryo nawe azajya agenda yinjiza amafaranga. Noneho niba ushobora kubikora gutyo, ugakoresha ayo magambo ya script nakoresheje, ikibazo kitakiza ahangaha, ushobora kuvugisha abantu bangana gute ku munsi. Aho rero niho hari challenge. Aha rero niho hari challenge rwose, ubyumve. Umwete wawe ugaragarira aho ngaho. Wavugisha abantu bangahe ku munsi? Abo ngabo bavugisha rero, niho muri abo bose ushobora kuvugisha, niho havamo abantu bashobora kukujoininga, ukagenda ubonaho amadolari kuri wa wundi, kuri wa muntu umwe, nkuko FMC Pay ibikora. So ntagiye kure, ni ibyo ngibyo ushobora kuyakorera. Je ntabwo ari byo nkora byonyine, ko mbafite n'ibindi, ntabwo ari byo bintu najya mu byonyine. Ariko mvuze nti ngiye kuvugisha, nicyo kintu ngiye gukora uyu munsi cyonyine, na 300 nabarenza. Abantu ushobora kuvugisha na 300 nabarenza. Navugisha benshi, kuko kuvugisha benshi niko hagenda habonekamo ababyemera, kandi nako ugenda winjiza amafaranga. Donc wakwemereye ujye umufasha, noneho umuhe video imufasha. Ngwino muri groupe, injira muri iyo groupe WhatsApp, urabona muri description, uyinjiremo, noneho
uzajya ubikora nk'uko nzajya mbikora, uzareba ukuntu bizakugirira akamaro. So reka ngarukira ahangaha, naha video y'ubutaha, ukore subscribe, usharing iyi video kandi unayilikinge kugira ngo abantu benshi bayibone. Urakoze cyane, naho ubutaha.